bato niba bari Godify bavuze yuko tegura analyse tuyikorere bibiri. uretse gatoya kora analyse dukorere bahereyeho basengeye abasani bombi wabonye ko The Ben yazanye korari oya Bruce duheraho Melody basengeye basoza umwaka Okay, wivuga ryo bati hari akantu waruvuzeho kaba MC kagarukiyeho gato. Okay, reka nsobanure point yanjye sibyo. Niba baratubwiye bati tugiye gushira wenda abantu baze baduhereza icyo bafite sibyo, umwe akavuga ati ngende munyakazi, undi akavuga ati ngende ndi gisamagwe. Samson ninde watumiye Wait, the owner twebwe nk'abantu baje kureba show ntago tureba uwatumiye cyangwa utaratumiye, ntago bitureba. Ikitureba ni ukumenya umwe ni munyakazi koko undi ni igisamagwe koko. Nicyo twebwe dushinzwe. Noneho njyewe nka MC ikintu nshinzwe njyewe MC gukora akazi kanje ko gupresenta buri muntu wese. Byari byiza, byari na ngombwa ko Bruce Melody tubimenya ko nawe yakoze amashow muri Amerika, ibyo bintu namwe ba MC nabo bakabishyiramo. Yego kavuga ko yakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye nka ba Shaggy bande, nyine nawe tukamwumva ibintu yakoze bya hatari, nawe bakamufana nyine nkuko bamwakire kuri stage. You get the point? Ako niba bose bari umwe yagombaga kutwereka ko ari Tiger, undi akatwereka ko ari munyakazi. Mu gihe bagiye kwakirwa MC ugomba gukora general ibintu bingana, ibintu bisa. Niba bagiye kwakira Bruce Melody kuri stage, kuki bo batababwiye bati ni mucana amatoroshi na Bruce Melody tumwakire munyakazi kuri stage? Riyos ibyo uvuga ndakwemera. Jewe hari ikintu Godify wakongera no kutubaza. Ngese igitaramo twa expectingaga nicyo twabonye. Igitaramo twa expectingaga ko ari buze kumamo competition, akabamo energy ziteye ubwoba ku bahanzi. No kuvuga ngo aba batipe ukuntu bakoze ibintu byabo ku masosho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ngo umwanya uvuge point yawe. Umva mbwire Mike wa mubyeyi we. Ndaguha umwanya yatwitse oya ndavuga. Okay seri, okay. Mute your mic ntabwo uko bigenda ku. Ndi kuvuga ngo niba baratubwiye bati umwe ni gisamagwe undi ni Tiger, muribuka ko umwe ni Tiger undi ni munyakazi. Bagapostinga batwereka ko hari ihangana byanze bikunze rihari, bakanapostinga bakabitwereka. Umwe agapostinga biriya, umwe agatwereka indirimbo za kera, undi akatwereka iza kera, undi akatwereka amasho yakoze, undi nakatwereka amasho yakoze, umwe akatwereka ibikombe yabonye, undi nakatwereka ibikombe yabonye. Bivuga ngo niba tugeze mu gihe cy'igitaramo, ntago dushinzwe kumenya ko hari umulegend, nta nubwo dushinzwe ko umwe afite imyaka mike, nta nubwo dushinzwe kumenya ko harimo umukuru, nta nubwo dushinzwe kumenya ko hari uwakoze ibintu byo kuvuga ngo iki ibintu byo gutaka. Aba MC bagombaga kubyihorera sibyo. Twagombaga kumva buri muhanzi wese bamwakiriye, niba ari igitangaza cyagera kuri stage abantu bakazamura amatoroshi nabo bagafana, ba MC akavuga ati nimwakire igitangaza ererere, bagatwika nyine nk'umuje kuri stage. Ako niko tumbwira ngo umwe yaje bamucanira amatara babanza kumutwikira stage, undi yaje nkaho bamwakiriye nkaho like noneho niba ari umushyitsi undi akaba yarateguye show, ubwo umushyitsi niwe bakagombye kwakira bya hatari kurushana none wateguye igitaramo kubera ko ni umushyitsi. Umva umunyamakuru wewe waca barize wagiye uretse gato. Ikindi ndajya ntanga umuntu kiza muri big screen niwe abatwubahane kugira ngo buri muntu atange point ye yumvikane. Twakiye kwa no kuvuga ngo niba tuvuze okay Godify. Ikindi ni wirengagize ko hano twebwe hari abo twabikurikiraniye kuri internet, urumva hari ababikurikiranye live bro. Turi abantu babiri batandukanye abakurikiranye ibintu live, ntago bameze nk'abakurikiranye ibintu kuri social media. Hari ibyo bano batatwereka twebwe tutabona sibyo. So rero nitwinjira aho ngaho tubanze dushyiremo umwanya twebwe twanariza uko twabibonye kuri social media, abandi nabo baduhe uko babibonye kuri stage kugira ngo tubashe kugendana. Kubera ko MC Riyos ashobora kuvuga ati ngiye mvuyeyo nabonye ibi ngibi, nkamuhakanye kubera ko nge sinabibonye, kubera ko siho narindi ngiye nabibonye kuri televiziyo yanjye sibyo. Godify. So turi abantu babiri batandukanye, urumva abangaba bashyira ibintu kuri YouTube n'ababibonye live ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bihabanye. Hari ibyo beditinga, hari n'ibyo bateditinga. Setu nicyo nashakaga kuvuga tu. Okay, Riyos ahita urangiza hanyuma noneho
dufate undi muntu hejuru twumve nk'umuntu okay njyewe nsoza rero niba dufashe umwanzuro ubundi buriya umunyamakuru agomba kuba MC agomba kuba ameze nk'umunyamakuru. Iyo umunyamakuru ari kuvuga ikintu nta ruhande agomba kubogamira. MC niba wagiye kwemusinga show kandi iyi show ikaba yaragaragaje muri post yaragaragaje ko aba bantu byanze bikunze harimo ihangana, witwere ku ruhande uhagarayeho, kuko nutwere ku ruhande uhagazeho twebwe biraza kudutera confusion nk'abafana bari hanze bari kureba iyo show. Uri kumva? Kandi ikindi ngiye nk'umufana nimbona MC ari kugaragaza umuntu wa mbere nyine umuntu bari kutubwira ngo tumanike amatara ibiki byanze bikunze nubwo yaririmba ibintu bidahuye twebwe tuzamufana kubera ko MC yatweretse ko ari we muntu. Hari signs umuntu akoresha zitagaragaza yuko ndibuka niba mwibuka ibintu bya Miss Rwanda hari umuntu wigeze gufata umuntu umwe ahita avuga ngo kanaka ngo uri mwiza cyane. Do you remember? Jora bibwira muhira. Iya yari sign yo kwereka abafana umuntu bagomba gutora. Uri kumva? Ni ukuvuga ngo bigeze hano niba mvuze ngo kanaka ngo yakoze ibi ngo muzamura amatoroshi exactly bamaze kutwerekwa uruhande bahagazeho natwe nitwo tugomba kujya ko nibo ba MC bacu nitwe bayoboye sibyo. Ariko umuntu niba nanone nijya kuri side ya Deo navuga umwe yateguye igitaramo uretse umuntu wavuze ngo bazamu bamagira amatara irunga nawe kuvugiye Tom Close please gato reka nsoze nta kibazo. I'm done in 1 minute. Niba nanone noneho ndeka ngaruke kuri ya point ya Deona avuga ngo muragira ngo umuntu ateguye igitaramo ngo bamwakire nk'umushyitsi. Bro, umuntu w'umushyitsi niwe akagombye kwakirwa ahubwo cyane bakanamwereka ko bamwishimiye cyane kuko ari umushyitsi undi we n'umusangwa niwe mutamwakira ndadenze. Uvuze se kakava hehe? No okay. Rero niba barasana ko kantu kihangana dindira nanjye ndi kuguhereza point ebyiri zigaragaza ibyo bintu ukuntu byakagombye kugenda. Niba koko uri kuri side yo kuvuga ngo umuntu n'umushyitsi ngo bagombaga kumwakira ngo n'umushyitsi ngo bamwakirwa nk'umuntu wateguye igitaramo, yes umushyitsi niwe twakagombye kwakira cyane. Ni nawe ba MC bavuze bati bakagombye kuvuga bati dufite umushyitsi Bruce Melody n'ubwamberaje muri iki gitaramo ni mu mwakire ako Deona please ongera umuvugire muri mwe kumanura ongera umuvugire muri mwe gusa urumva njyewe nka MC umushyitsi wacu ngomba kumuhereza iki? Amashanyarazi bro. Nkamvuga ni yaje n'ubwamberaje muri The New Year Groove n'ubwamberaje ni mu mwakire mumuhe welcome kubera ko ari umushyitsi. Undi we w'umusangwa of course biraza kwikora nahaguruka akaririmba turamwakira kubera ko ari we the owner w'igitaramo. Ariko niba ari ihangana njyewe MC nta hantu ngomba guhagarara, nta side ngomba guhagararaho ivuga ngo ngomba gufana nguriya ngomba gufana uriya ngo ngaragaze ngo ni mucana amatara ngo nitumwakire ngo yarakoze ngo yavutse itariki n'ibyo ntago bitureba bro. We need to know the side y'abantu buri wese tukaza kwifatira umwanzuro nk'abafana. Ariko nuduhitiramo nk'abafana urabudukoresheje amakosa. Wa muntu watweretse ko ari ufite amashanyarazi menshi niwe turi buyahe nanakora mistake ntituri bibone kubera ko wamaze already kuduhereza sign igaragaza ko ari urenze. Thank you. Aha ngaha iyo ni point yawe irarangiye. Next Sande wakomeje kuvuga cyane vayo hano. Reka twumvishe point umuntu atanga fact. Yayitanze umukobwa aransinze. Ndakakaye. Jambere. Umukobwa yarabimenye. Godfa. Oui. Ngiye kuvuga muri rusange. Iki nicyo gitaramo abanyarwanda bari bategereje. Umuntu bita Coach Gaël nyuma yo gufata ifoto ngo ariko turashora tugahomba. Nese kuri kumbugiramo kandi ubibuza abantu mana. Uretse gato. Yaje umusaza. Coach Gaël urumva afashe video ahita ashira hari yaravuga ngo ariko turashora tugahomba. Umva ikintu bita kubaga bivuze ngo akadomo bombo klati twagiye. Okay urakoze cyane nakora kanyunguye. Umusa. Iki gitaramo abahanzi uko ari babiri tuyitwemerana nko batandukanye mu mico no mu myifatire. Dukuyemo ubufana. Abajyama babiri baratandukanye mu mico no mu myifatire. Ariko bose
umwe yaba Tiger umwe yaba Munyakazi ni abahanga. Ngiye kuguha analize y'igitaramo ntagiye ku ruhande. Riyoza yabivuze neza nubwo hari ahantu ntamiranyijwe nawe. The Ben aje kuri stage yakoze ibintu bidasanzwe ariko asanga audience yamaze kujya muri mood ya Munyakazi. Sawa nyine. Muretse gatoya ndi kwanaliza igitaramo. Gukura audience muri mood ya Munyakazi waje yambaye kuriya washyizemo ziriya ndirimbo agahita azamura umukobwa wacu bagahita bashyiramo indi ndirimbo bakayisorezaho.